Ndabashubuje inshuti zanjye ku rubuga Flow Kitchen and Creative, mugire amahoro, mumeze neza. Twagarutse rero muri gahunda yacu yo kuganira ku biribwa bitandukanye bidufitiye umumaro kenshi na kenshi tutitaho, cyangwa se tukaba turya ariko tutazi impamvu tubirya, tutazi n'icyo bitumariye. Tuzajya tuganira kuri ibyo biribwa bitandukanye ku buryo tujya no mu gikoni, kwa kundi tujya guteka, dukora video yo guteka mbigisha guteka, uzajya uba uzi ngo niba utetse iki n'iki, uzi impamvu gitetse, uzi icyo iryo funguro ugiye gufata riri bukumarire. Nicyo tugamije kugira ngo twige tumenye icyo ibyo biribwa bitumariye, hanyuma ujye utegura icyo uri bufate uyu munsi, uzi ngo ufashe iki n'iki kigufitiye umumaro, cyangwa se kiraguha ubwirinzi, cyangwa se niba hari ikibazo ufite, uburwayi ufite, uzi neza ko ifunguro uri gufata muri iyo minsi riragerageza kugufasha mu kukuvura cyangwa se kukurinda uburwayi runaka. Twagiye rero uyu munsi turaganira ku kiribwa cyitwa intoryi. Intoryi ni ikiribwa giciriritse abantu benshi batitaho, bumva nta kintu kimaze. Abenshi muzi ko bajya banasetsa bavuga ngo ni inyama z'abakene, bigaragaza ko abantu nyine batacyitaho cyangwa se bagisuzugura. Ariko mu by'ukuri intoryi zidufitiye umumaro ukomeye ku mubiri wacu, aribyo ngira ngo kano kanya turebere hamwe, kugira ngo noneho tujye dufata intoryi mu buryo butandukanye, kenshi tuzi neza icyo zitumariye. Ku mbuga zitandukanye no mu binyamakuru byinshi bivuga ku buzima, sante, baratubwira bati l'aubergine est un légume riche en fibres, antioxydants, minéraux et vitamine B1, B2, B6, vitamine C. Urumva ni vitamine nyinshi cyane. Baratubwira ko urutoryi rukungahaye kuri fibre na turandaryi ni iki. Fibre ni dukunda kuzibona cyane cyane mu biryo twagiye tureba dufata, zikaba zifite umumaro cyane kuri sante ya digestion. Ufata ibiribwa birimo fibre ntushobora kugira ikibazo cy'amara, ntushobora kugira za ndwara zibasira amara zirimo na kanseri. Ifasha cyane kuri kwigogorwa. Hanyuma baratubwira ko intoryi ziganjemo fibre, zikaba ari antioxydant, ni ukuvuga zifite ububasha bwo gukura imyanda mu mubiri, gukamura ibyo binure. Uhita wumva nyine ko nanone udashobora kurwara ziriya ndwara ziterwa n'imyanda iva mu byo turya, cyane cyane birimo amavuta, ayo mafiriti n'ibindi bitandukanye. Wariye intoryi zibasha gusukura iyo myanda, ibyo binure bibi bikavamo, izo cholesterol mbi zikavamo, ukaba udashobora kugira uburwayi bujyanye se n'umuvuduko w'amaraso, cyangwa se n'ibinure biba amacholesterol. Turagenda tubibona iyo tuvuze antioxydant, nkunda kubivuga kenshi, haba hibumbiyemo ibyo bintu byinshi cyane kandi bidufitiye umumaro. Iyo umubiri wacu dufashe ikiribwa kibasha gusohora imyanda ibiri mu byo twariye, yisitotse mu mubiri, aba ari ikiribwa cy'ingirakamaro, aba ari ikintu gikomeye kuko uba wirinze indwara zitandukanye. Rero intoryi ni antioxydant, murabyumvishe. Ifite imyungugu myinshi n'amavitamine atandukanye, yifitemo za magnesium, za manganese, za potassium, hakabamo na vitamine B1, B2, B6 na vitamine C, tuzi ko ari ingirakamaro cyane ku bijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri. Urumva rero urutoryi rufite umumaro ukomeye. L'aubergine permet de perdre du poids, il facilite la digestion. Nibyo tumaze kuvuga, ikamura ibinure, ikaba yatuma urutoryi rukaba rwatuma umuntu atakaza ibiro. Kurya intoryi bishobora gutuma ibinure byawe bikamuka n'ibiro ukabitakaza. Ubwo hehe n'indwara zishingiye ku mubyibuho, kandi tuba tumaze kubibona ko baratubwiye ngo il facilite la digestion, kubera za fibre twabonye zifitemo, urutoryi rwifitemo, bituma nyine sante ya digestif igenda neza, ibijyanye n'igogorwa no kwinjira mu mubiri kw'ibyo twariye, no kugira ngo iyo myanda isohoke neza, ice mu mara nta kibazo. Kurya intoryi bibigiramo umumaro. Bivuze ngo ufashe intoryi ushobora kukuvura hypertension, ushobora kukuvura constipation na hypertension, turaza kubireba hose
urutoryi ruhakora, ariko twari tukiri kuri sante digestive ku bijyanye n'amara. Amara akora neza, akamererwa neza kubera intoryi n'izo fibre zifitemo. Il peut favoriser la santé cardiaque. Urutoryi rukora ku buzima bw'umutima, rurinda umutima kubera nyine bya bintu byose twabonye rwifitemo. Les substances antioxydantes contribuent à la santé du système cardiovasculaire et lutte contre l'hypertension. Ni ukuvuga ngo intoryi zifitemo izo substance ziri antioxydante bituma zibasha kurinda intoryi zibasha kurinda umutima, zigasigasira ubuzima bw'umutima, zikarinda indwara zishamikiye ku mutima, izo maladies cardiovasculaires, kandi zikarinda ubwo bitabyumva nyine ko bifitanye isano n'umuvuduko w'amaraso, zikarinda n'indwara y'umuvuduko w'amaraso kubera ubwo bushobozi n'izo trima zose intoryi zifitemo. De nombreuses études menées en Asie où elle est très consommée concluent à sa grande utilité pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Inyigo nyinshi zakozwe muri Aziya kubera ko ariho barya intoryi cyane, zerekanye yuko intoryi zivura umuvuduko w'amaraso. Babikoze kubwo bafashe abantu benshi bakoreraho ayo mayetide, bigaragara ko rwose intoryi zifite ubushobozi bwo kurinda umuvuduko w'amaraso. Des études ont observé que l'aubergine est l'un des aliments les plus efficaces pour la prévention du diabète. Il contient très peu de glucides solubles. Nanone ubushakashatsi bwaragaragaje ko intoryi ari zimwe mu biryo bishobora kurinda diyabete. Ni ukuvuga gufata intoryi, wazifata zihiye, wazifata ari mbisi. Kurya intoryi kenshi byagaragaje ko birinda diyabete, cyangwa se abarwayi ba diyabete bashobora kuzifata nta mpungenge kuko zifitemo isukari nke cyane, hafi ya ntayo, peu de glucides solubles. Bivuga ngo zirinda diyabete, zigafasha ku barwayi ba diyabete ko bashobora kuzirya nta mpungenge. Ubwo bushobozi nabwo urutoryi rubwifitemo. Aussi l'aubergine est recommandée pour nettoyer et détoxifier les reins. Il agit aussi sur la rétention dont sont les victimes de nombreuses femmes. Les jambes lourdes ne seront plus que lointain souvenir. Barongera bakatubwira ngo intoryi zifite umumaro ukomeye wo kuringaniza amazi mu mubiri. Waba ufitemo amazi menshi akagabanuka, batubwira bwa burwayi abadamu bakunda kugira bwo kubyimba ibirenge, ugasanga ibirenge birabyimbye, wakoraho ukabona birapfobegana ukagira ngo urutoki rugiye kwinjiramo, aba ari amazi menshi. Rero ubwo burwayi iyo ufata intoryi batubwira ko zibasha gukamura ayo mazi zikaringaniza mu mubiri, hehe na za ndwara abadamu zikunda kwibasira abadamu zo kubyimba ibirenge. Nibyo batubwiye ngo bisigara ari lointain souvenir, bisigara ari ibintu by'amateka utakibuka. Rero murumva neza ko intoryi zifite umumaro ukomeye ku buzima bwacu. Mureke dufate intoryi, noneho n'igihe tuzategura ikiribwa cy'intoryi mu gikoni tukajya gukora video yo guteka ibiryo birimo intoryi, uzaba uzi neza impamvu ugiye kuzirya, na ya ropa tuzategura uzaba uzi akamaro iri bukumarire igihe izaba irimo intoryi. Uzaba uzi neza ko irakurinda ibibazo bijyanye n'umutima, hypertension, ikamura ibinure, ikaba antioxidant, zigasohora imyanda mu mubiri. Hanyuma ukaba udashobora kugira ikibazo cya digestion cyangwa se uburwayi bw'amara, ukaba udashobora no kugira amazi menshi mu mubiri. Urumva ni ibintu byinshi byiza ku mubiri bishobora kutubaho igihe twariye intoryi. Rero igihe tuzategura ifunguro ririmo intoryi uzaba uzi neza ko bigiye kugufasha ku bintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima. Nicyo tubikorera, tuzajya tugenda twiga akamaro ka buri kiribwa, noneho igihe tuzajya dutegura ropa yuzuye uzajya ubuze ngo iyi ngiyi iramfasha, iki ngiki n'iki ngiki. Nicyo tugamije kugira ngo turye neza ibiryoshye kandi twita ku magara yacu, tuyasegasira, tuyabungabunga.
Mwakoze rero, reka tugarukire ahangaha, nakagaruka ku kiribwa cy'ubutaha. Duharanire kurya intoryi twita ku buzima bwacu, dusigasira amagara, tuyabungabunga, tubaho neza. Murakoze, cawu cawu.